Umunsi wa 39. Ringaniza intego z'ubuzima bwawe. Mubeho ubuzima bwanyu nk'abantu bashyira mu gaciro, mwe ko nk'abataza agaciro k'ubuzima, ahubwo mubeho nk'abazi icyo ubuzima ari cyo. Abefeso igice cya 5 umurongo wa 15. Ntimureke ingeso mbi z'abanyabyaha zibakururira mu nzira iyobye ngo bibateshe gushikama kwanyu. Petero wa 2 igice cya 3 umurongo wa 17. Hahirwa abafite ubuzima buringanije intego zose, nibo bazarama kuruta abandi bose. Kimwe mu mikino mpuzamahanga bakora mu gihe cy'iki habamo uwo bita pentathlon. Ugizwe n'imikino 5: kurashisha imbunda y'amasotera, kurwanisha inkota, gusiganwa ku ifarasi, kwiruka no koga. Intego y'umukinnyi wuzuye wa pentathlon ni ugutsinda muri iyi mikino uko ari 5, si muri umwe cyangwa 2 gusa. Ubuzima bwawe nabwo ni nk'umukino wa pentathlon w'intego 5, kandi zose ugomba kuziringaniza. Izo ntego abakristo mu itorero rya mbere bazishyize mu bikorwa, nk'uko tubibona mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu gice cya 2. Paulo azisobanura neza mu rwandiko yandikiye Abefeso mu gice cya 4, kandi Yesu yazerekanye mu buzima bwe nk'uko byanditswe muri Yohana igice cya 17, ariko zashyizwe mu magambo make mu itegeko riruta yandi no mu nshingano iruta izindi Yesu yasigiye abamwizeye. Ayo mahame abiri atanga incamake y'ibyanditswe muri iki gitabo, intego 5 z'Imana ku buzima bwawe. Iya mbere, ukundisha Imana umutima wawe wose. Waremewe gushimisha Imana. Intego y'ubuzima bwawe ni ugukunda Imana mu buryo bwo kuyiramya. Intego ya 2, ukunde mugenzi wawe nkawe ubwawe. Waremewe gukorera abandi, niyo mpamvu intego y'ubuzima bwawe ari ugukunda abandi ukabigaragariza mu mirimo y'urukundo. Intego ya 3, mugende muhindura abantu abigishwa. Waremewe gukwiza ubutumwa bwiza, niyo mpamvu indi ntego y'ubuzima bwawe ari ukujyana ubutumwa bw'Imana ukoresheje ivugabutumwa. Intego ya 4, mubabatize. Waremewe kuba urugingo rw'umuryango w'Imana, niyo mpamvu indi ntego y'ubuzima bwawe ari ukwifatanya n'itorero ry'Imana mugirana ubusabane. Intego ya 5, mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose. Waremewe guhinduka ugasa na Kristo, niyo mpamvu indi ntego y'ubuzima bwawe ari ugukura kubw'inyigisho zikurera nk'umwigishwa. Niwitangira kumvira itegeko risumba yandi, ugasohoza inshingano iruta izindi, uzahinduka umukristo ukomeye. Kuringaniza izi ntego 5 ntabwo byoroshye. Twese dukunda guha umwanya n'agaciro kanini intego twumva zaradutwaye umutima, izindi tukazirengagiza. N'amatorero nayo nuko abigenza. Ariko ushobora kuringaniza izo ntego zose mu buzima bwawe, kandi ntuteshuke uramutse ushatse itsinda rito mufatanya kwibukiranya, ugenzura kenshi aho ugeze mu migendere yawe, wandika aho ugeze muri agenda yawe, kandi ukajya ubwira abandi ibyo wize mu buzima. Iyo ni imirimo 4 y'ingenzi ku muntu ushaka kugira ubuzima bufite intego. Niba wumva ufite ku mutima gutatsuka ku ntego zawe, uzakenera kwimenyereza ibyo bintu 4. Icya mbere, biganireho n'inshuti mufatanya mu by'ubugingo cyangwa itsinda rito. Uburyo bwiza bwo gufata amahame wabonye muri iki gitabo ni ukuyaganiraho n'abandi mu itsinda rito. Bibiliya iravuga ngo uko icyuma gityazwa ku kindi cyuma, niko umuntu yigishwa na mugenzi we. Twiga neza iyo turi mu bandi. Kuganira n'abandi bityaza ibitekerezo byacu kandi bigakomeza imizi y'ibyo twemera. Reka ngutere umwete cyane ngo ushake abantu b'inshuti, maze mukore itsinda ryo gusoma rigamije ubuzima bufite intego, maze mujye mufatanya gusubira mu bice by'iki gitabo rimwe mu cyumweru. Muganire ku byo mwize muri buri gice n'uburyo mwabishyira mu bikorwa. Mugende mwibaza muti, twabikoraho iki? None se tubigire dute? Ibi birashaka kumbwira iki mu buzima bwanjye, mu muryango wanjye, mu itorero ryanjye? Ese ngiye kubikoraho iki? Paulo yaranditse ngo ibyo mwize aba ari byo mukora. Mu mugereka wa mbere w'iki gitabo nabateguriye ibibazo mwakoresha mu matsinda mato cyangwa se mu nyigisho zo ku cyumweru. Itsinda rito rifite umumaro munini urenze ibyo wakura mu gitabo. Ushobora gutanga ibitekerezo kandi ukunguka ibindi ku byo wize. Mushobora kuganira ku ngero zifatika zivuye mu buzima bwa buri munsi. Mushobora gusengerana, mugaterana umwete mu buryo bwo gushyira mu bikorwa izi ntego. Mujye mwibuka ko twagenewe gukura dufatanyije aho gukura buri wese ari nyamwigendaho. Bibiliya iravuga ngo muhumurizanye kandi muterane inkunga. Nimurangiza gusoma iki gitabo mu itsinda ryanyu, mushobora gutekereza ku buryo mushobora gufata izindi nyigisho ku buzima bufite intego zo gufata amatsinda musanga mu mugereka wa 2 w'iki gitabo. Ndagushishikariza kandi kujya usoma ukiga Bibiliya uri wenyine. Nagushyiriyeho umugereka ukwereka imirongo irenze 1000 nakoresheje muri iki gitabo kugira ngo ushobore kuyisomera mu gice ibonekamo. Usome kandi umugereka wa 3 w'iki gitabo ugusobanurira impamvu nakoresheje uburyo bwinshi bwo guhindura Bibiliya. Kugira ngo buri gice gishobore kuba kigufi ku buryo umuntu yagisoma umunsi umwe, ntabwo nashoboye gusobanura mu magambo arambuye aho buri murongo wavuye.
ariko ubundi Bibiliya yagenewe kwiga ushingiye ku mirongo, ku bice ndetse no ku gitabo cyuzuye. Igitabo nanditse cyitwa Personal Bible Study Methods cyabigufashamo niba uzi Icyongereza. Icya kabiri, ugenzure kenshi aho ugeze mu by'ubugingo. Uburyo bwiza bwo kuringaniza ziriya ntego 5 mu buzima bwawe ni ukwisuzuma kenshi. Imana iha agaciro kanini akamenyero no kwisuzuma. Inshuro zigera kuri 5 Bibiliya itubwira ko tugomba kwisuzuma tukagenzura ubuzima bwacu bwo mu mwuka. Bibiliya iravuga ngo mwisuzume ubwanyu mumenye niba mushikamye mu byizerwa. Mwe kugenda gusa mu gihe abandi bagiye mwibwira ko byose bimeze neza. Mujye mwisuzuma kenshi, mwisuzume. Kandi nimubona mutsindwa murebe icyo mwabikoraho. Kugira ngo ugire ubuzima bwiza mu buryo bw'umubiri ukenera kwisuzumisha ku muganga akareba bimwe mu bintu by'ingenzi nk'umuvuduko w'amaraso, ibipimo by'ubushyuhe, uburemere n'ibindi. No mu bugingo bwawe nabyo nuko ukwiriye kugenzura ibintu 5 by'ingenzi ari byo kuramya, ubusabane, gukura mu mico, imirimo no kuvuga ubutumwa. Yeremiya yatanze inama igira iti dutekereze inzira zacu tuzigenzure tubone gushyira ubuzima bwacu ku murongo unogeye Imana. Mu itorero ryacu rya Saddleback twashyizeho igipimo cyoroshye cy'umuntu akoresha yigenzura, kandi iyo mfashanyigisho yagiriye abantu ibihumbi akamaro ibafasha gushikama mu ntego zo kunezeza Imana. Niba wifuza kubona ako gatabo kakwereka uburyo bwo kugenzura aho ugeze mu buzima bufite intego, unyoherereze email kuri adresse usanga mu mugereka wa 2 w'iki gitabo. Uzatangazwa no kubona ukuntu ako gakoresho gato kazagufasha kuringaniza ubuzima bwawe ugakura kandi ukagira ubugingo bwiza. Paulo yaravuze ngo nkuko mwabyiyemeje mufite ubwuzu abariko mubishyira mu bikorwa. Icya gatatu, wandike muri agenda yawe uko ugenda utera imbere. Uburyo bwiza bwo gushimangira ukujya mbere kwawe mu gusohoza intego z'Imana ku buzima bwawe ni ukugira agenda y'ubuzima bwawe bwo mu mwuka. Ntabwo ari ikaye wandikamo ibyo wanyuzemo byose, ahubwo ni ahantu wandika amasomo y'ubuzima udashaka kuzibagirwa. Bibiliya iravuga ngo ni ngombwa ko twita cyane kubyo twumvise kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Iteka twibuka ibyo twanditse. Kwandika bituma usobanukirwa neza iby'Imana irimo gukora mu buzima bwawe. Dawson Trotman yajyaga avuga ngo ibitekerezo biravanguka bigasobanuka iyo utangiye kubyandika. Bibiliya duha ingero nyinshi aho Imana yagiye ibwira abantu bayo ngo bandike ibyo bize. Hari aho igira iti nk'uko Imana yari yabimutegetse, Mose yandika iby'urugendo rwabo. Ese ntabwo unezezwa nuko Mose yumviye Imana akandika urugendo rw'Abisirayeli? Iyaba yarabaye umunebwe ntabwo dufite amasomo akomeye dusanga mu gitabo cyo Kuva. Nubwo urugendo rw'ubuzima bwawe rutazasomwa na benshi nk'urwa Mose, narwo rufite akamaro. Uburyo bumwe bwo guhindura Bibiliya mu Cyongereza cy'ubu bwanditswe ngo Mose yandika buri ndaro y'urugendo rwabo. Ubuzima bwawe ni urugendo, kandi buri rugendo rwagombye kugira aho rwandikwa. Ndizera ko uzandika intera z'urugendo rwawe rw'ubuzima bufite intego. Ntuzandike gusa ibintu byiza byakunejeje. Nkuko Dawidi yabigenje, ujye wandika gushidikanya kwawe, ubwoba n'intambara unyuramo mu rugendo rwawe n'Imana. Amasomo akomeye y'ubuzima bwacu nayo dukura mu mibabaro, kandi Bibiliya ivuga ko Imana yo yandika n'amarira yacu. Igihe cyose habayeho ibibazo ujye wibuka ko Imana ibikoresha kugira ngo isohoze za nshingano 5 zose mu buzima bwawe. Ibibazo bigutera gutumbira Imana, bigatuma wegerana n'abandi mu busabane, bikubaka muri wowe imico nk'iya Kristo, bikaguha uburyo bwo gukora ibikorwa by'urukundo, kandi bikaguha ubuhamya. Buri kibazo cya gifite intego. Mu gihe ari mu bibazo bimuruhije, umwanditsi wa Zaburi yagize ati wandikire abigihe kizaza ibyo Uwiteka yakoze kugira ngo bazavuka bazasingize Uwiteka. Uzabugiriye neza abazaza nyuma yawe niwandika ubuhamya bw'uburyo Imana yagufashije gusohoza imigambi yayo ku isi. Ni ubuhamya buzahora buvuga n'igihe uzaba wararangije urugendo uri mu ijuru. Icya kane, ugeze ku bandi ibyo wamenye. Niba ushaka gukomeza gukura, uburyo bwiza bwo kwiga ibindi byinshi ni ukugeza ku bandi ibyo wamaze kwiga. Igitabo cy'Imigani kiratubwira ngo uhesha abandi umugisha nawe azahabwa umugisha mwinshi. Abafasha abandi nabo bazafashwa. Abageza ku bandi by'Imana yabigishije izabaha ibindi birenzeho. Noneho ubwo wasobanukiwe n'intego z'ubuzima, ni umurimo wawe kugeza ku bandi ubwo butumwa. Imana iraguhamagarira kuba intumwa yayo. Paulo yaranditse ngo ndashaka ko ibyo bintu uzabibwira abigishwa babiringirwa bashobora nabo kubibwira abandi. Muri iki gitabo nakugejejeho ibyo abandi banyigishije ku ntego z'ubuzima, ubu noneho nawe ni umurimo wawe kubigeza ku bandi. Uzi abantu amagana n'amagana batazi intego z'ubuzima bwabo. Uzasangire aya mahame n'abana bawe, n'inshuti zawe, abaturanyi n'abo mukorana. Nuha iki gitabo umuntu w'inshuti yawe, uzongera amagambo yawe kuri ruriya rupapuro rwa mbere rw'ubwitange.
uko ugenda wunguka byinshi uzi niko Imana ibigutegerejeho gukoresha ubwo bwenge ngo ufashe abandi. Yakobo yaravuze ngo uzi icyiza cyagombye gukorwa ariko ntagikore aba akoze icyaha. Kumenya bikongerera inshingano, ariko kugeza ku bandi intego y'ubuzima ntabwo ari inshingano gusa, nimwe mu migisha ushobora guhabwa mu buzima. Tekereza nawe ukuntu isi yahinduka buri muntu wese aramutse azi intego y'ubuzima bwe. Pawulo yaravuze ngo niwigisha bene data ibi uzaba ubaye umugaragu mwiza wa Kristo Yesu. Intego ya byose ni icyubahiro cy'Imana. Impamvu tugeza ku bandi ibyo twize ni ukugira ngo Imana ihabwe icyubahiro kandi ubwami bwayo bwaguke. Ijoro mbere y'uko abambwa, Yesu yahaye raporo Imana se agira ati, nakubahishije mu isi kuko narangije umurimo wampaye gukora. Igihe Yesu yasengaga ayo magambo yaratarapfira ibyaha byacu, ubwo se umurimo yari yararangije wari uwuhe? Muri ayo magambo agomba kuba yaravugaga ikindi kitari kuducungura. Igisubizo kiri mu byo yavuze mu mirongo 20 ikurikiraho mu isengesho rye. Yesu yabwiye Imana Data ibyo yarakoze muri iyo myaka 3 irangiye, gutegura abigishwa be ngo babeho basohoza imigambi y'Imana. Yari yarabafashije kumenya no gukunda Imana, ari byo kuramya, yari yarabigishije gukundana, ari byo ubusabane, yari yarabahaye ijambo ry'Imana ngo bashobore gukura bagere ku kigero gishyitse, ari byo kuba bigishwa, yari yaraberetse uburyo bwo gufasha abandi, ariyo mirimo y'urukundo, kandi yari yabohereje kubwira abandi ivugabutumwa. Yesu yari icyitegererezo cy'ubuzima bufite intego, kandi yigishije abandi uburyo bwo kugira bene ubwo buzima nabo. Uwo niwo murimo yavugaga uzazanira Imana icyubahiro. Uno munsi Imana ihamagarira buri wese muri twe gukora uwo murimo. Imana ishaka ko tugendera mu ntego zayo, ariko ikanashaka ko dufasha abandi ngo nabo babeho batyo. Imana ishaka ko tuzana abandi kuri Kristo, ishaka ko tubamwegereza ngo bagirane ubusabane, tukabafasha gukura kandi bakamenya umwanya wabo mu murimo w'Imana, kandi bagasohoka bakajyana ubutumwa mu bandi. Ubwo nibwo buzima bufite intego. Uko waba ungana kose, imyaka ushigaje yo kubaho ishobora kuba imyaka myiza cyane, kuko ushobora gutangira kubaho ubuzima bufite intego guhera uyu munsi. Gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye. Ingingo yo kuzirikana. Hahirwa abaringaniza intego zose z'ubuzima bwabo. Umurongo wo gufata mu mutwe. Mubeho ubuzima bwanyu nk'abantu bashyira mu gaciro, mwe kubaho nk'abatazi agaciro k'ubuzima, ahubwo mubeho nk'abazi icyo ubuzima ari cyo. Abefeso igice cya 5 umurongo wa 15. Ikibazo cyo gutekerezaho. Muri iriya mirimo 4 twabonye, ni ihe ngiye gutangira gukora kugira ngo ngume muri gahunda kandi ngo ndinganize ziriya ntego 5 z'Imana ku buzima bwanjye?